waba uri kumwe na mugenzi wawe mwaba mutari kumwe ugomba kumubwiza ukuri. Iyo habayeho kubeshyana hagati yanyu haza amakimbirane, iyo umuntu ari kuvuga bamutega amatwi, sibyo? Abashakanye nanone babana bakunda. Urukundo ni ngombwa, nanone iyo urukundo rubuze mu muryango urugo rurasenyuka. Rero muzaharanire kubana mwizeranye, muzaharanire ibyo. Iyihe couple yumva yagisubiza neza muratsinzwe nyine, ubwo se ndimo byumvise abandi tube dutuje ahangaha, sibyo? Twagiye rero. Njyewe Rukundo Emmanuel maze kumva icyo amategeko ateganya ategeka abashyingiranywe, ntemeye nta gahato ko wowe Uwimpuhwe Giselle umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe Uwimpuhwe Giselle maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Rukundo Emmanuel umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe Kwizera Alphonse maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Kagaju Verena umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. ndetse n'imyenda. Iyo muhisemo uburyo bw'ivangamutungo rusange muvanga ibintu byose mufite, yaba ibyimukanwa yaba ibitimukanwa. Ibyimukanwa murabijyana mukabyifashisha mu rugo rwanyu rushyashya, hanyuma ibitimukanwa ese buriya ni nk'ibihe? Ni nk'ibihe? Ibitimukanwa ni nk'inzu, ni nk'ubutaka. Iyo hari ubifite abibwiza ukuri mugenzi wawe biherereye kugira ngo mwembi mubigireho uruhare n'uburenganzira bingana. Kabone n'ubwo hari uwaba wafashe umwenda kugira ngo abashe gutegura ubukwe bwe neza, iyo muhise by'ivangamutungo rusange bwa wa mwenda mwembi mufatikanya kuwishyura. Uburyo bwa kabiri n'ivangamutungo muhahana, abaganira niba muhagaze agiye gusoza. Ivangamutungo muhangano ni amasezerano abashyingiranywe bagirana bumvikana mbere yo gushyingirwa, buri wese akabarura imitungo afite mukayizana mu bwanditsi bw'irangamimerere. Ya mitungo yabaruwe buri wese agira iyo agena kugira ngo ibe base, ibe iremezo ry'urugo rwanyu. Imitungo buri wese atatanze ngo muyihereho, buri wese akomeza kuyikeruza ku giti cye, yungutse iramungukira, ihombye ikagira gute ikamuhombera. Hanyuma imitungo mubonye mukivaha mukimara gushyingirwa mwicunga nk'uko ivangamutungo rusange icungwa. Uburyo bwa gatatu ni ivanguramutungo risesuye. Ni amasezerano abashyingiranywe bagirana bumvikana gufata neza urugo rwabo. Ku birebana n'imitungo nta na kimwe umugore n'umugabo bavanga, ahubwo bareba inshingano zigize urugo rwabo bakazigabana bashingiye ku bushobozi buri wese afite. Ni
ukuvuga ngo ufite byinshi ahabwa inshingano nyinshi, ufite bikeya agahabwa inshingano nkeya, ariko inshingano yo kuba umugore n'umugabo ntakisimbura, mwembi mukomeza kuyuzuza no kuyikora. Uburyo rero bwa nyuma ariko bwongewemo mu kuvugurura itegeko rishya ry'umuryango ni uburyo bw'amasezerano, aho itegeko rivuga ngo mbere y'uko mushyingirwa mujya imbere ya noteri, hanyuma noteri akabafasha ayo masezerano. Ni ibintu bigera mu 10 mugenda mwigaho, hanyuma mugafata umwanzuro mwembi, noneho noteri akabafasha kuwandika ndetse no mugasinya nawe agasinya, noneho akaba ari bwo buryo butuzanira muzakoresha mu irangamimerere. Ayo masezerano rero abakubiyemo iki? Harimo uruhare rwa buri wese mu bizatunga umuryango, uburyo bwo kwita ku bana no kubarera, uburyo burambuye ku micungire y'umutungo wanyu, inkurikizi z'urupfu ku mutungo, inkurikizi z'ubutane ku bana banyu, inkurikizi z'ubutane ku mutungo wanyu, inkurikizi zo guhindura imicungire y'umutungo wanyu, ibijyanye n'imirimo ushobora gukora wita ku rugo utagira uyihembesha, uburyo bwo kwishyura imyenda yafashwe mbere n'umwe cyangwa se nyuma y'ishyingirwa ryanyu, hanyuma icya nyuma ni ibijyanye n'impano, indagano ndetse n'izungura. Ubwo buryo rero iyo mumaze kubikora, ayo masezerano mwembi mumaze kuyumvikanaho, niyo butuzanira. Uburyo uko ari bune bwose bufata nk'uburyo bwiza leta yadushyiriyeho, guhitamo mu rwanyu, ariko reka nabwo bitangeho inama uburyo mwahitamo ubwo aribwo bwose, ntazagire ukubeshya, kuko mwebwe ubwanyu mwabwemeranijweho, nibwo buryo bwanyu bwiza muzabukoreshe neza, muzirinde icyabatandukanya gishingiye ku mitungo. Imitungo niyo gushaka kugira ngo twifashishe muri uru rugendo tukiri ku isi, yo witabye Imana urayisiga. Rero nta mpamvu n'imwe ndeba yatuma umugore n'umugabo batandukana ishingiye ku mitungo. Soza reka mbabwire ko amategeko ahanaguye nk'ubugaragaye hagati y'abashakanye. Hari impamvu zituma umugore n'umugabo batandukana. Iya mbere n'ubusambanyi. Ubusambanyi bukozwe n'umwe mu bashakanye bufitiwe ibimenyetso biba impamvu yo gutandukana, muzabyirinda. Gutura urugo mu gihe kingana n'amezi 12 akurikirana nta mpamvu. Iyo bigaragaye uwasigaye yegera urukiko agatanga ibyo bimenyetso, agasaba ubutane bwa burundu. Wama n'icyaha gishebeje, kuko umuntu yakora amakosa bikamuhama ukumva ntigikeneye kubana nawe. Iyo bigaragaye nabwo mwegera urukiko ugatanga ikirego, hanyuma bakabaha ubutane bwa burundu. Wanga gutanga imitungo kumwe mu bashakanye. Inshingano yo gutanga imitungo navuze ko mwembi bareba. Iyo hari uwaza gufasha mugenzi we kandi afite ubushobozi, ibi impamvu yo gutandukana muzabyirinda. Ihohotera rishingiye ku mubiri, ihohotera rishingiye ku mitekerereze, ihohotera rishegesha umutima, ihohotera rishingiye ku mutungo, kubuzwa uburenganzira ku mutungo, ihohotera rishingiye ku myitwarire ibangamiye mugenzi wawe, ihohotera rishingiye ku mwana mwembi mutabyaranye. Ubundi bivuga ko ikintu cyitwa ihohotera cyinjiye mu muryango, iyo bigaragaye mu by'ukuri ruriya rugo ntirubarukiriwe. Wese razarinde urugo rwe ko ihohotera ibyo ari byo byose ryakwinjira. Hello Rubavu, Musanze, Kigali, mbafitiye message. Waba ushaka kugura, kugurisha cyangwa se gukodesha bimwe mu mazu, ibibanza, apartment ndetse n'imodoka, abaranga ba mbere cyangwa se abakomisiyoneri broker ni Rubavu Rio Estate, aho tukugezaho serivisi zirimo igura n'igurisha ndetse n'ikodesha ku bijyanye n'imitungo nababwiye. Duhamagare kuri 0788 504 908, ubundi turaguha serivisi yihuse kandi mu gihe gitoya.